Yes, ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwawe. Mbere na mbere ndabiseguraho muranyihanganira kuba natinze kubaha ikiganiro bitewe nuko nyine bitewe nuko imvura yatangiye kugwa kare cyane, ndetse n'ubwo murabyumva ko inkuba zikiri kubita, kandi ntabwo studio yacu ari nziza cyane ku buryo nyine twakizera ko ntabwo ari nziza cyane ku buryo twakizera ko nagombaga kwizera ko nyine biraza gukunda. Gusa nyine ndaza kugerageza muraza no kunyihanganira nimwumva ijwi ritameze neza, nimwumva ijwi ritari gusohoka neza. Imvura ni nyinshi hanze, ikirere ni kibi cyane, nuko mvuze ni narabamenyereje, byanze bikunze n'ubundi ngomba kurara mbahaye ikiganiro. So bimwe mu byo tugiye kugarukaho rero ni ekipe ya APRS nyuma y'ibiganiro bigiye bitandukanye byahuje impande zombi. Ekipe ya APRS ikaba yemeye kugabanya ibiciro by'umukino wagombaga nyine ugomba guza ekipe ya APRS ndetse na Pyramide. APRS rero ikaba yamaze kuba igabanya ibiciro, turaza kuba tubiganiraho uko ibiciro bihagaze. Ubwo rero turaza no kurebera hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, cyane ibigezweho muri iyi kipe ya APRS yamaze kugarura Jagwani mu kazi. Ari wenda reka ari nacyo kintu meraho wenda mbere yuko twinjira no mu yandi makuru ya Rayon Sport n'andi makuru agiye atandukanye. Mbere yuko ayo makuru yose tuyinjiramo, reka tubanza tugire clear, buriya ni mujya mwumva n'amakuru mujye ariko reka mbanze mbamenyeshe ko ikipe ya Pyramide nta gihindutse ku cyumweru, iraza kuba igeze i Kigali ku cyumweru, mwitegure kwakira ekipe ya Pyramide. So impamvu mvuze ni reka mbanze tugire ibintu clear mbere yuko twinjira no mu yandi makuru atandukanye. Mbere ya byose, iyo turi gutangaza amakuru hano, buriya nuko wenda rimwe na rimwe mwe mutari n'abanyamakuru mutazi n'ibintu na bikeya kwitangaza amakuru, wenda hari bamwe babizi batwumva babizi, hari n'abanyamakuru bagenzi bacu batwumva baba babizi, ariko buriya inkuru yose ivugwa ntago aba iba ari ukuri, kandi kugira ngo inkuru yitwe inkuru ntago ari ngombwa ngo iba ari ukuri. No, ntabwo inkuru y'ukuri ari yo nkuru yonyine ibaho. Oya, nuko ngo n'igihuha ni inkuru. Mujya mubibona mu gihe cy'amatransferi, ba Fabrizio Romano bande bose bagiye batandukanye bajya bakora transfer, akavuga ati wenda urugero Arsenal yamaze kumvikana na Benjamin Sheshko. Ibyo byabayeho uri kumva. So ariko nyuma y'uko ibyo bibayeho, ntabwo bisobanuye ko kuba Arsenal itarasinyana amasezerano na Benjamin Sheshko ntabwo bisobanuye ko Arsenal itigeze mwifuza. None se ubwo umuntu watangaje ko Arsenal yifuje Benjamin Sheshko, tuvuge ko yatangaje igihuha nubwo Arsenal itamusinyishije? Tuvuge ko umuntu yatangaje igihuha? So nabonye abantu banyandikira ari benshi ngo baratubwiye ngo Jagwani nazagaruka muri APR. Noneho se reka mbabaza, kubera iki niba inkuru natangaje ari ukuri? Sibye ko natigeze nangaza ko Jagwani atazagaruka muri APR. Ngiye natangaje ko hari abantu batangaje ko Jagwani yagiye muri Rayon. Ndaza ndababwira ni Jagwani ntabwo yigeze ajya muri Rayon, ariko ntabwo yifuza kongera kuvugira APRS. Uko niko nababwiye. Musubira inyuma mu biganiro byanjye, kireka abantu baza bakihutira kureba kujajinga umuntu batanabanje gutekereza, cyangwa se ngo banabanze kujya kumva icyo ajajinze, ese ni ukuri kwe cyangwa apfuye guhubagurika gusa. Narababwiye ngo Jagwani abantu bashatse, nuko ngo ukuntu byagenze ubundi, abantu bashatse ko Jagwani ajya muri ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se wenda abamujyanye muri Rayon Sport. Rayon Sport suko itamwifuje, Rayon Sport yaramwifuje, hari n'abayobozi bakomeye bamwifuje. Muze no kumva interview ye ko atabivuzemo, interview yagize kuri B&B, mwumve ko atabivuzemo ko muri Rayon Sport batamwifuje. Kandi ibyo nanjye narabitangaje. Ariko umunyamakuru watangaje ko Jagwani yamaze kujya muri Rayon Sport, nyine yagiye muri Rayon Sport, ni umunyamakuru wahimbye inkuru
yo kugarura yo kugarura Jagwani muri APR. Nuko ngo ni umunyamakuru w'inshuti ya Jagwani wifuzaga kubeshya, donc abeshye ko yagiye muri Rayon Sport hanyuma APR igirite ikanguke. Niba mwaranabyumvishe kuri iyo radio uwo munyamakuru akorera watangaje iyo nkuru, bamaze iminsi 2 bafite topic ivuga ngo Jagwani kubera iki APR itamwitayeho, kuki APR itakoze ibi nibi. Nuko ngo uwo munyamakuru wahimbye iyo nkuru ntabwo ari uko inkuru yatangaje ari ikinyoma, ahubwo ni inkuru we yahimbye kugira ngo avuganire Jagwani, donc APR yongere itekereze kuri Jagwani, kuko APR rero niyari iri gukozwa ibintu byo kuvuga ngo Jagwani ngo aragarutse, ngo yabaye umwami, ngo bamuhereza amafaranga, ngo yindishyize akababaro. Oya, kandi nibyo bintu Jagwani yavuye muri gereza yifuzaga ko ngo APR imuba hafi ndetse ikamuha amwe mu mafaranga nk'umuntu wabaye kure nyine muri gereza kandi azira ubusa anazira APR. So Jagwani we yumvaga nyuma y'ibyo bibazo APR igomba kuza kumuba hafi ikamuha amafaranga. Uriya mu Kinyarwanda turabizi ko umuntu kumuba hafi, kumufata mu mugongo ni ukumuha amafaranga. Ibyo twese turabizi, urumva, ibyo twese turabizi. Ariko Jagwani arategereza araheba. Niho rero abanyamakuru batangiye babona Jagwani ntakiri muri APR. Bamwe batangiye guhimba inkuru z'uko ngo yamaze kujya muri Rayon Sport, ariko amakuru nkuko nayo batangarije nawe yabyitangarije, nuko rimwe na rimwe umuntu aza kandika igitekerezo hano ahubaguritse, urumva atazi no kwandika, ngo nese Bosco ngo kwatubeshye ngo Jagwani ngo yigeze ajya muri Rayon Sport, ngo none se ngizo nkuru zimujyana muri Rayon Sport wigeze uzumva ngo si ibihuha. Ariko nawe yabyitangarije ko yifujwe cyane na equipe ya Rayon Sport. Gusa nanjye narababwiye ni nubwo hari inkuru zimujyana muri Rayon Sport, harimo iy'imimbano, hari inkuru y'imimbano yanditswe n'umunyamakuru, hari n'indi y'ukuri kubera ko abariyo bamwe na bamwe baramwatatse. Uri kumva, bamwe na bamwe baramwatatse. Ndetse Jagwani Frank abariyo bifuje no kumukoresha kuri Rayon Sport Day, ku bantu batari banabizi banabimenye noneho. Rayon Sport yifuje gukoresha Jagwani kuri Rayon Sport Day, ndetse bamwe no mu bariyo bari bagiye kuri stade bazi ko uwitwa Jagwani ari bwakirwe muri stade Amahoro nkuko hakiriwe Pavel Nzira. Bari bazi ko mu bandi bantu bari bwakirwe haraza kuba hakirwa uwitwa Jagwani, kubera ko bamwe mu bayobozi bakomeye bo muri Rayon Sport barimo na Gacinya Chance Denis bari muri operation yo kugarura yo kujyana Jagwani muri Rayon Sport. Ndetse Jagwani nyuma yo kubyanga byanatumye Gacinya Chance Denis ndetse na bamwe mu bantu bari basanzwe banamukoresha mu kazi ka buri munsi. Jagwani afite akazi ka buri munsi gasanzwe, byatumye ako kazi asa nk'ugatakaje, byatumye atakaza akazi kubera ibibazo yagiranye n'abo bantu bo muri Rayon Sport, kuko company yakoreraga ni y'abayobozi ba Rayon Sport. Biza gutuma bitewe n'ukuntu yabahakaniye, yabasuzuguye, biza gutuma no mu kazi bimugiraho ingaruka. Jagwani arirukanwa, gusa niyirukanwa hitwaje izo mpamvu, ahubwo yirukanwa hitwaje impamvu z'uko nyine ngo yagiye muri gereza agatindayo, bikarangira bazanye undi muntu ugomba kumusimbura. Uko niko byagenze. Jagwani nyuma y'ibyo bibazo byose depression iranamufata, abura nuko yinjira muri equipe ya PRS, kubera ko icyambere yaravugaga ati ikipe itarambaye hafi. Nyuma yaho mviriyeyo nta numwe wigeze ansura, nta muyobozi wigeze ansura, nta mukinyi bigeze barekora ngaza ansure, nta na welcoming message bigeze bama, nta na message bigeze bandika ku rubuga nkoranyambaga rwabo byibuze ngo bahamikaze bambwire ko ngarutse mu rugo ishwi. None iyo kipe ndajya kuyivugira gute? Icyo nicyo kibazo Jagwani yari afite. Suko yari yaranze APR cyangwa se adakunda APR, suko yashakaga kujya muri Rayon Sport, ahubwo icyo nicyo kibazo cyagize gute, nicyo kibazo cyabayeho. Nyuma y'uko icyo kibazo kibayeho, abanyamakuru b'inshuti za Jagwani nibo batangiye guhimba inkuru. Niwe uwitwa Rikari ndanamuvuga, inshuti ya Jagwani, yahimbye inkuru. Ndibuka kuri poste yakoresheje interuro ivuga ngo niba ari indi ngo Hajima naravuye muri Simba ajya muri Yanga. Murabyibukiye n'uriro yakoresheje iyo nteruro
amaze kuyikoresha ashyiramo ifoto ya Jagwani, ntabwo yashyizemo iya Haji Manara. Nuko ngo mu magambo make y'ikinyarwanda ku muntu wese wahitaga byumva, yahitaga yumva ko ashatse kuvuga ko Jagwani avuye muri ekipe ya APR ajya muri ekipe ya Rayon Sport, aho yanditse ati Haji Manara yavuye muri Simba ajya muri Yanga, ashyiraho ifoto ya Jagwani. Byasobanuraga ko Jagwani yavuye muri APR yagiye muri Rayon Sport, ariko izo nkuru akabata si nkuru y'igihuha, ntabwo yayikoze wenda nka operation, oya ni post yakoze abizi neza kandi abishaka, ayikora nk'umuvugizi wa Jagwani. Ninshaka mbivuge gutyo, nuko ngo bwari ubuvugizi cyangwa se bwari ubutumwa ashaka gutanga ku bayobozi ba APR ese ko nibareba nabi Jagwani arigira muri ekipe ya Rayon Sport, kugira ngo APR ijye kugituta ivuga umuntu wari uwacu abafana bose bakunda. Abafana bagenda batanga ibitekerezo, batangira kwandikira abayobozi ba APR bati Jagwani turamushaka, bati reka sibwo APR se yateguye inama yabaye nijoro. Nese APR yari yasanzwe ijya gutegura umukino runaka, nuko igatumiza inama y'abayobozi b'amafani club, hoya ko batayitumije bajya gutangira shampiyona. Iyo nama batatumije bagiye gutangira shampiyona, kuki bayitumije ubu ngubu ari uko ngo bagiye gukina na Pyramide. So ibi byose rero bikaza bigahura nyine n'ibyo byose tuba tugarukaho, bivuga ku kintu kivuga ngo ekipe ya APR FC yo yari yamaze kubwira Jagwani ko rwose ntacyo guhomba ifite, niba yumva yagenda kuko Jagwani we yakangishaga APR ko yakigendera. Abayobozi ba APR rero bo bakavuga bati Jagwani niba wumva wagenda, n'ubundi muri stati ya APR nta mushahara dufite, ntitukugenera umushahara kubera ko muri raporo dutanga muri Minadefu nta raporo y'imishahara y'abafana dushyiramo. Ati rero niba wumva ko hari ibyo APR itaguhaye ukaba wumva wabibona ahandi wakigendera. Ari nabyo byatumye bamwe mu bafana ba APR bakomeye barahaguruka, ari nabwo APR FC yavuze iti nyamaze ibintu birakomeye, niko gutegura iyo nama. Ubwo rero ntavuga ni nta kuntu rwose nta kuntu muvuga ngo inkuru ni igihuha. Inkuru ni igihuha gute? Ushingiye kuki? So njyango ni ibyo ngibyo rero, wenda ubwo Jagwani reka tumuhe ikaze nanone mu kazi ke gashya rwose, mu mirimo mishya. Nako ntabwo ari imishya, ntagaruke mu bintu bye, nakomeze akore ibintu bye. So njyango ni ibyo rero, ni ibyo ngibyo. Ahubwo ubwo wenda ngira ngo wenda ibindi bintu ahubwo umuntu yagarukaho kuri ibindi bintu umuntu yagarukaho ni ibijyanye subwo n'ibihera. Ibindi bintu umuntu yagarukaho ubwo ni nk'ibijyanye n'iki. Mbere yuko nyine ninjira ndagira ngo ninjire muri ekipe ya Rayon Sport, tumaze kurebera amakuru ya ekipe ya APR ese ngira ngo uyu munsi ku cyumweru nibwo ekipe ya Pyramide nibwo ekipe ya Pyramide igomba kubigira igomba kuba igera i Kigali i Nyarugenge. Iyi kipe ya Pyramide rero ikaba ngo irazana abakinnyi bayo bose, byavuzwe ko hari abagize ibibazo by'imvune. Aba bakinnyi bayo rero bose nabo ngo bagomba kuba bahari bameze neza cyane, bameze neza cyane kabisa, nta kintu na kimwe wababwira, barahari bameze neza cyane. Ni mu gihe kandi ubwo ku rundi ruhande ekipe ya APR hareye abakinnyi nyine na n'uyu munsi wa none nyine
batari baboneka, ngira ngo barimo barimo uwitwa Sheikh Djibril Ouattara. Kugeza na n'uyu munsi amakuru avuga ko Sheikh Djibril Ouattara ataramera neza. Nekereza ko nonaho bigeze abakunzi ba Peri bari kugenda bizera ibyo nababwiye, bari kugenda bizera amakuru nabahaye. Uwavuga ko bisa nk'ibigoye, uwavuga ko bisa nk'ibigoye rwose ntiyababeshye, kwizera ko wenda APRS yazakina ifite uwitwa Sheikh Djibril Ouattara ntabwo birarangira, ariko nyine bisa nkaho bigoye, birasa nk'ibigoye. Sinzi niba uyu munsi none hari ikintu umukunzi wa Peri sinzi niba uyu munsi hari ikintu umukunzi wa APRS yakabaye yigora rwose, ngo arizera ko Sheikh Djibril Ouattara ashobora kuba hari. Ibyo byo nekeza ko byaba ari ukugora ubwongo, ngiye ku bwanjye mbona ekipe ya APRS ikwiye noneho gutangira gushyira umutima ku igomba gushyira umutima ku bakinnyi bahari, naho uwitwa Sheikh Djibril Ouattara we ni hatari cyane, ni hatari, biranagoye pe biragoye rwose ku witwa Sheikh Djibril Ouattara. Uwitwa Sheikh Djibril Ouattara biragoye pe, biragoye, nongere bisubiremo, biragoye cyane. So ngira ngo nibyo ngibyo rero, naba mbabwiye. Uyu munsi APR yakoze imyitozo nyine, abakinnyi bameze neza, ngira ngo bose barahari, rwose bameze neza cyane, bameze neza cyane rwose. Ibintu ni uburyohe, niko babyita, baravuga ngo ibintu ni uburyohe. Bameze neza, abakinnyi barishimye, barakubwira bati ikipe ya Piramide, barakubwira bati ikipe ya Piramide ibikeya igomba kurya, ibikeya ekipe ya Piramide igomba kurya, ibikeya ekipe ya Piramide igomba kurya ni ibitego 3. Barakubwira bati kugira ngo usezerere, kandi koko wenda tunarebeye hamwe APRS kisabwa kugira ngo isezerere Piramide, nuko yaba yayirasha ibitego byinshi byibuza teriste, nuko yaba yayirasha ibitego byinshi cyane, byinshi, ariko nuko yaba yayirasha ibitego byinshi i Kigali, ikayirasa byinshi rwose yihuta. Ibitari ibyo kuvuga ko wajya mu Misiri hari ikintu ugiye gukora, biragoye cyane kuvuga ko hari ibintu byinshi wakitega kuri APR, byaba bigoye cyane. So ngira ngo nibyo ngibyo rero, APR imeze neza cyane. Twihuta cyane muri ekipe ya Rayon Sport, nabo bameze neza, bari kwitegura umukino bafite kuri uyu wa gatandatu. Abedi Bigirimana yagarutse, ameze neza, ariko wenda ngewe nivugira gato kuri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ibishaka yatsinda ekipe yitwa Singida Black Stars. Singida buri ifite ibibazo bigiye bitandukanye, kubera ko n'umutoza wayo yashobora gutoza ira match ari ya nyuma, kuko numvishe ko ekipe ya Simba ngo yakaniye, hari n'ibiba byavuzwe ko yamaze kujyayo, ndetse ataratoza match ya Rayon Sport. Gusa abayobozi ba Singida bakumwirira kure, baravuga bati have udakora ibara. Ariko ubundi ekipe ya Rayon Sport ni Singida twabonye. Rayon Sport yakoze ikosa mu mitoreze, donc yabamo erreur technique, ariko ni erreur ishobora kuba corrected, ni erreur yakosorwa, ni erreur ushobora kumanaginga ku buryo Rayon Sport itsinze ibitego 2-1. Ndakwibutsa ko yakomeza
buri ekipe ya Rayon Sport iramutse itsinze ibitego 2-1 yakomeza. Nubwo nyine abantu bamwe na bamwe ntibashaka kumva ko Rayon Sport ari ikipe ikomeye, ntibashaka no kubivugaho kireka abafana bayo, ariko tubyemere Rayon Sport yagize amahirwe itombora neza, nubwo atari ikipe nyine ikomeye cyane muri aka karere muri iyi minsi, kuko ni ikitabira Sekafa, ni igitwara n'igikombe mu Rwanda, donc nyine ni ikipe isa nkaho iri kugenda yibagirana ku ikarita yo muri aka karere. Ariko nanone nubwo ari ikipe imaze kugenda yibagiranamo gake gahoro, ni ikipe nanone igiye guhura n'indi kipe nayo idafite izina muri aka karere, ni Singida Black Stars. Yego itwaye Sekafa Kagame Cup, yego iri gutozwa n'umutoza ukomeye wagejeje ekipe ya Yanga mu matsinda mu minsi mike ishize witwa Gamondi. Yes, birumvikana, ariko nanone iyo ugiye kureba abakinnyi bakinira aya ma ekipe atandukanye, ndavuga Rayon Sport na Singida, usanga itandukanira ari uko ikipe imwe nyine ikinirwa n'abavetera cyangwa se bano bahoze bakinira ama ekipe akomeye, ba Corotis Chota Chama, uyu kapiteni wabo kandi Aucho bakiniye Simba na Yanga bo bombi mubwiye, ugashyiramo abasore barimo ba Elvis Rupia n'abandi bagiye batandukanye. Ubona ko nyine ni ikipe ifite abakinnyi nyine bashobora kuba bagufasha cyane ku kintu kijyanye na experience, ku kintu kijyanye no kumanaging umukino. Ariko nanone nitwirengagiza Rayon Sport ifite abakinnyi beza bagifite amaraso mashya, ifite ba Bede Bigirimana, ifite umudefenseur mwiza wa saison muri mbere yuko aza muri championnat y'u Rwanda muri Senegal. Yusundi yanye ni equipe ya Rayon Sport ifite abapeti ba Abdelaziz bashobora kuguhereza ikintu cyari cyo cyose isa n'isaha. Ifite ba Dama Bagayo, ifite ba Aziz Basane Kuranya, ifite abasore ba Richard Ndayishimiye, abasore babanza mu ikipe y'igihugu y'u Burundi. So ifite n'umutoza Fame ya Rotefi watweretse ko ari umutoza ushobora gutsinda igitego akakibona. So muri mukora yarabitweretse. Je mbona ikintu cya mbere Rayon Sport igiye gukora, nubwo iri kuri pressure yo kuvuga ngo tugiye kwishyura, nubwo iri kuri pressure ivuga ngo tugiye kwishyura, ntibagende birukanga cyane ngo bagiye kwata, kuko bashobora kugenda niyo huti bakagenda bagiye kwataka birukanga, bagasanga ekipe ya Singidi barashe nk'ikindi gitego, ibabanje nk'igitego. Kandi urumva ikubanje igitego, wenda wasabwaga kimwe kugira ngo byibuze ubunganyije nabo, wenda mwe mwajya no muri penalty, ariko icyo gihe waba usabwa 2, waba ugiye guhita usabwa ibitego birenze kimwe, donc 2 mu mukino kugira ngo byibuze ujye muri next round. Mu gihe ubu ngubu ushobora no gutsinda kimwe, Rayon Sport itsinze kimwe ntago yasezererwa, batera penalty. Rayon Sport iramutse itsinze 2-1, Rayon Sport yakomeza kuko yabatsinze ibitego 2 byo hanze. So Rayon Sport rero mbona nta mpamvu yo gucika intege, mbona ko hari byinshi yakora mu gihe cyose umutoza yaba akunze cyangwa se yaba dukundiye, agakora ntiyivangire, donc agakora 11 be namenya amakuru ko witwa Emery Bayisenge ndetse n'uwitwa Yusundi Yanye aribo baraza kuba bari muri defense, aba patro kabisa. Musore Prince ashobora kuza kugaruka kuri 3, mbese nta bintu by'abana. Serumogo kuri 2, mu kibuga hagati ni Abed Bigirimana, Mohamed Cheri ndetse ni Abed Bigirimana, Gloire ndetse n'uwitwa Richard Ndayishimiye. Abo nibo 3 baraza kuba bari mu kibuga hagati, ni mu gihe witwa Aziz Basane ngira ngo, ndetse n'uwitwa Adama Bagayogo, yewe na Habimana Yves, nibo 3 bazabata. Kurumva ko ni equipe ya Rayon Sport ifite abasore b'abajene bakiri batoya rwose bashobora kugufasha, kandi ubwo kuri bench raza ko ifiteho ba Abdelaziz, uyu musore wavuye muri Gasogi nawe mwiza, ifite ba Cindy Paul Jesus n'abandi bagiye batandukanye. Equipe ya Rayon Sport ishobora gukoresha ikaba yagira gute, ikaba yakitwara neza. Ngira ngo nta bintu byinshi byo nekeza ko nyine ni match tuvuga tuti ni do or die, ahubwo reka twese nk'abanyarwanda tuvuge tuti amahirwe masakure equipe ya Rayon Sport. Nubwo umukunzi wa Peri we ntabwo ariko yabyumva, umukunzi wa Peri waravuga ati ibike igomba gutsindwa ni ibitego 3, igomba irye nka 3. Ariko nanone Rayon Sport ibi byose nyibwiye nirengagize ko igiye gukina na Singida ifite abantu bafite experience, ikirinda amakosa nyine ya hato na hato, kuko hari abahita bagukosora. Corotis Chota Chama ahita rohama igitego,